This is the Pusba again. I love it so much. Turatangiye ndabakunda cyane aho muri hose mwese mwiyumve na kundi uyu munsi nabazani inkuru zidasanzwe abantu mwese mutari muzi inkuru nziza kandi zigezweho z'umumaro zifite agaciro muri mwebwe ntazigaruye nizazindi nziza cyane kora subscribe ukanda notification buri munsi ko twa-upload ikiganiro uhita ukibona mu bambere. Haya bas twagiye kiramara iminota myinshi itari mikeya niyo mpamvu ugomba kucyumva utuje. Kora subscribe nimba uri kukibonye uze kucyumva utuje uri wenyine cyangwa se no kumwe n'abandi bantu hongeze volume. Reka manza mbwira abantu bari hirya nino bongeze volume nema aho ngaho uri umudiaspora mwiza ongeza volume uri maso ndetse na Beniza aho ngaho uri Zambia nawe ongeza volume tubashe kugendana n'abandi bari mu Rwanda hose Ish Creativity nawe turamusuhuje aho ngaho nawe yongeze volume ndetse n'abaturanyi be bose na wa Mipango nawe uri maso ongeza volume ndetse n'inshuti yanjye nkunda cyane yitwa Mavete ongeza volume. Aho ngaho i Kanombe we ongeza volume Mavete inshuti yanjye. Twagiye nta gutinda reka tubahe icyabazinduye ngende cyari Facebook nk'ibisanzwe mbahaye ikaze. Hano hari umuganga yari amaze igihe kinini yibwa imodoka cyane, imodoka zigera muri 28 baziba buri munsi. Urumva n'ibintu bigize cyane nawe warakara rundi muntu. Uwo mugabo hano yagize umujinya aragenda agura imodoka itazibwa na rimwe izatuma afata igisambo ikizagaruka kumwiba. Iyo ni imodoka ya 29. Gusa nanone uwo muganga yari yaparitse imodoka aho hafi haje kugira igisambo kireza kirayijya gikoraho cyumva yaramufite kiravuga ati imodoka ngomba kwiba byanze bikunze. Icyo gisambo cy'Taslo cyaje kinjira mu modoka ko kanya tumaje kwinjira mu modoka yari karitsiye irinzwe ya karitsiye yajengerejwe urebye ku nzu urasanga hari ibintu bya grillage biferabeto binini cyane barashyizeho amakamera hirya no hino barashyizeho bira amacupa yo kubipanga abantu murayazi. Iyi ni karitsiye yarimo ibisambo byinshi cyane. Gusa nanone ibyo ntabwo byabashije gutera ubwoba ibi bisambo ngo bibashe kuba byahatinya. Igisambo igisambo cyakoye kigeze muri modoka cyase kiba radio kiba kibye radio kishyira mu gakapa cyari gihetse ndetse kireba n'utundi tuntu cy'uturinete nacyo kiratwiba ako kagita kitwiba. Kirangije kiza kunyara mu modoka inyuma wumve neza cyamusigenga impano yo kunyara mu modoka kikanze abantu ako kanya kita kisha yagiye gufungura imodoka biba biranze ako kanya akora ku miryango hose biranga imodoka yiribanye we agerageza kumena amadirishya biranga azi inyuma afata bya bindi bafunguza amapine amajeke araza amena ibirahuri ariko biranga habe namba yafashe ikino kintu bashyira mu modoka agishwanyaguze arebe ko yajya mu nsinga akaba arizo yagenda agacagagura imodoka ikayifungura ariko biranga habe namba. Icyuma cyita kimukata ako kanya ashikuraho intebe yarashwanyaguza ariko nabyo biranga. Imodoka ahantu hose yari ifunze yari iborotse. Nyiri imodoka avuga ati iyi modoka 28 bari mwarazinye bya 29 ni muyiba ntabwo bizashoboka. Akuye pistori gisambo ngaha ngo kireye ko aricyo cyakora arasa ku kirahure kuri paraburize kumbi kirahure cyari antibare akimara kurasaho isasu ryase rigaruka ko kanya leta genjira mu kaguru abarakomeretse wamujura ari mindani atangira kuva amaraso menshi nibwo yabonye ko byagoranye akuramo umupira ahita wizirika ukakugura isasu ryamukomerekeje ibaze ntawe yaganya muganga Hakizimana Valence akamukuraho rikaka kadatuye kure nimero ze ko banazi bahaye ako kanya ahase haza umuntu hano ari kwigendera ku imodoka ahita za ku kirahure agira ngo umuntu ugiye kumutabara arakomanga imodoka biranga yumva yuko nta kintu yahindura yumva ko abantu bari hanze atuje kumva bari mu imbere
wakomanga washakuza ntago amajwi asohoka. Avuze induru umujura, ariko umuntu wateraga make-up w'umugore ntihaje ikintu yumva habe namba. Nta muntu washobora kumva ijwi ryawe, ndetse nta n'ikintu cyose wakora ntago umuntu uri inyuma yakumva. Kandi sasa ujya mukomerekeje yakomeye cyane, kumubwira ngo nagenda ajya kwa Hakizimana Valens amukoreho ryake. Iryo sambo noneho kirica ajya avuga ati byarangiye nta kundi ndabigenza, isi mwe ikaragiraho. Umujura imodoka yari arimo yari azi ngo ni yande muhamagare, byose abura ikintu yakora, ntabwo yazi nyirayo. Avuga ati ni umutego bandeze kabisa. Yahise afata telefone ako kanya agerageza guhamagara, ariko telefone yitizima, za telefone zimwe za fake. Yari afite akaji, agomeza kugenda akanywa, agomeza ategereze ko nyiri imodoka aza kuyitwara, ubundi akamubwira ati basi mfunga ariko imodoka uyitwaye. Yari ategereje uburinda bumwiriraho, uburinda bwira. Haza udusazi nijoro, tubona nta kigenda, arategereza ijoro ryose. Ubwo n'umunsi wa mbere uragiye kurangira. Bwaje gucya mu gitondo, noneho akangutse urume rwanda ruza ku modoka akagenda rigataho biranga, acuranga radiyo, izuba riraka amanywa yose. Ako kanya noneho ku manywa baza kubona muri ya modoka harimo telefone irahamagawe. Mu gisambo kitagira batereka nitabe no telefone, numva ukuntu bimeze, numve byibuza umuntu wabihamagaye. Amaze kwita ako kanya, yitabye ako kanya telefone ivuga ngo nitwa Derike, ni njyewe wari wagerageje kwibwa niyo modoka. Navukiye muri iyo quartier uri kubona, maze imyaka 60 ndi muri iyo quartier. Ati rero wa mwana we, ibintu wagerageje kwiba iyo modoka ni njyewe nyirayo. Impamvu ubona wagerageje gufungira muri iyo modoka ni uko nibwa imodoka 28, iyi akaba ari 29, na nararahiye ko nta muntu uzayiba, ko nanashyira imitego ihambaye cyane. Ntabwo nshaka gukomeza kumva ako gasuzuguro k'ibisambo, gukomeza nibwa birahagije. Uzi gufata ikintu wavunikiye waruhiye imyaka yose akagitwara nta kintu agusige, ibyo ni ibintu bitagombye kugira. Nawe urababara, na telefone ubwayo irakubabaza, n'igiciro cy'icumi bwawe cyakubabaza. Komeza kuri igisambo kirimo modoka aho ngaho, umugingo wawe wese uzabasha gufata kuri iyi modoka ngaje kuyiba, ni wowe ukwe mu mutego. Nta kundi ubyihanganire, ukomereza aho, nta kundi. Imodoka yanjye nakuyemo alarm, ku buryo umuntu abikoze akayikoraho, alarm idashoboye gusonera ku modoka, ahubwo isonera muri telefone yanjye. Nkahita menya ko umuntu wakoze kuri telefone ku modoka yanjye ako kanya yinjiyemo, nkahita mbiborokera kuri phone yanjye. Ndetse umugabo yakomeje abwira icyo gisambo, iyi modoka yanjye iri sound proof, ntago amajwi yasohoka, niyo wasakuza, wavuza induru, wakubita, nta kintu byakunda. Kandi imodoka yanjye irakomeye cyane, nta kintu na kimwe cyayimena. Ikintu kiribasha gufungura imodoka yanjye iyo ngiyo urimo ni urufunguzo ufite mu ntoki yanjye rwonyine. Ndetse uwo mugabo agomeza abwira icyo gisambo ati mwanjije sosiyete yacu, agakaritsiye nyine mwarakangije ibisambo, namwe murabizi. Twari twifitiye amahoro, nta muntu n'umwe, nta kuvuga ngo turataka ngo ibiki n'ibiki, mugomeza mwangiza karitsiye. Niyo mpamvu turi gufata, tugomba ko byagenda kose karitsiye tukayigaruramo amahoro, ntagire umuntu uzongera kwibwa. Ibaze wa gisambo we, iki gisambo cyitwa Sira arakibaza ati ibaze umwana wabyaye amenye yuko wiba. Ikindi kibazo nawe wabaza umuntu, umwana wabaye igisambo wabyitwara muto. Muganga ako kanya yahise akupa, nakwigwa vanga ibiki n'ibiki, abwira igisambo cyo kibitekerezaho. Ako kanya izuba rirava gishe cyane, igisambo cyumva cyashushe cyane, kibona hajemo kantu kagakonje cyashyushye cyane. Cyumva umuganga ari klimatizeri, ubundi imodoka hatangira kuza akuka gakonje, haza kumererwa neza igisambo. Ariko iminota uko yagiye yicuma kako gukomeza kazamo hakonja, noneho hatangiye gukonja cyane, kimera nkaho kigiye muri barafu. Igisambo
yumvaga ari ku zuba urekuye ubukonje, noneho wagenda arekura ubukonje butangiye no gukwira, noneho ubumva ukuntu ahitame ni nko muri firigo mbese. Wa mupira yari yaziritse ku gisebe kamwe ku kaguru yawe cyakomeretse, gitangira kuwambara yumve ukuntu cyamera, kirebe ko cyagara ubushyuhe. Gifata utuntu two muri nuza, gifata tapi ziri mu modoka gitangira kuziyorosa kubera ubukonje. Ndetse nanone ikibazo muganga yongeye kumubaza, yongera amuhamagara kuri telefone aramubwira ati nsubiza ikibazo kari nakubajije mbere y'uko nkupa, umenye umwana wabyaye kari igisambo wabigenza ute. Ndetse nyiri imodoka akomeza aganiriza iki gisambo kibaza ati umva nkubwire wa gisambo, ndiye mfitanye ikibazo n'abajura kuba naribwe imodoka zigera kuri 28, ati umwana wanjye nibyariye w'umukobwa nawe ni umubyeyi. Ubwo umwana nyine urukumva uyu mugabo afite imyaka 60, ufite umwana w'umukobwa wambyariye akuzukuru, ariko umunsi umwe yaje gutaha yaparitse imodoka ngaha mu igaraje, ibisambo biramwataka bimukangisha imbunda, imodoka birayitwara bigatunga imbunda ku mutwe w'umwana. Umwana arahamurika agira ubwoba, niko guhita mvuga ati reka mfata umukobwa wanjye n'umwana we bajye kuba hanze y'igihugu. None ni gute nkawe wibasha ukinjira muri ino modoka warangiza ukumva nta kintu, umutima uratuje mbese. Umusaza yahise avuga ati ngiye nanga ibisambo kubi cyane, nzihorera kugeza umugabo uzaza kunyiba. Kwa ukajya bakiri kuvugana kuri iyo telefone, wa musaza ahita kupa. Ako kanya atazi imodoka ya polisi. Igisambo gikomeza kwishimira avuga ati ubwo ari kuza abapolisi ahangaha akazana akanayizenguruka, kuva ako kanya bagiye kuhitagira umuntu unabara. Iki gisambo gikomeza gikubitagura ku modoka hirya no hino, kiravunagura ariko biranga. Ntabwo iyi modoka ibasha kugera hanze, amajwi agumamo imbere uko wabigenza kose. Hehe, kumbe umupolisi ahangaha ni kwa kundi uparika imodoka nabi muri Muvezari, abantu murahazi, abantu batwara imodoka bamuhazi cyane aho ngaho. Umupolisi yahise amwandikira ntiyamenya uko byagenze. Noneho uyu musore iki gisambo cyarakomeje, inyota irakica, inzara irakica. Uyu ni umunsi wa kabiri turi kuvuga, wari utangiye nawe watangiye, yakimazemo umunsi umwe, ijoro rimwe cyariraye muri iyo modoka. Wa mugabo yongeye ahamagara iki gisambo arakibwira ati mpa nimero zawe, aho utuye, aderesi, nomero y'irangamuntu, ubundi nguhe amazi yo kunywa. Igisambo cyaje kitekereza kiravuga ati kugira ngo ntabare ubuzima bwanjye reka mbitange. Bahita bakirangira ahantu mu modoka inyuma, ahantu haba hari akantu k'agafuku ukuntu nyine mu modoka, namwe murabizi, hari akenge nyine gatuma amazi ava hanze akinjira mu nzu, akinjira mu modoka. Ako kanya ariko amazi nubwo ari mabi, igisambo cyapfuye kuyanywa. Ubwo igisambo cyica inyota, ariko cyatanze ibintu zabikiranga byose, burongera burira kigifungira aho ngaho mu modoka. Abajura mwese mwiba, ibi ntabwo ari byo, habaho imitwe n'abandi bagenda bazana. Igisambo cyatangiye gucika intege, muzi ko cyakomeretse, nta kurya nta kunywa, kirimo aho ngaho, ibintu bitangira kugenda bigikumirana gake gake, ariko kikumva nta yandi mahitamo, kikavuga ati napfiriye mu modoka nta kundi. Nyiri modoka wa muganga arongera ari kuganira n'iki gisambo, arakibwira ati, igisambo kiramubwira ati nagira ngo umenyeshe ko nirashe, ndetse amaraso agiye kunshiramo, ntafite ubwoba ko ndi bupfire manga. Bakomeza baganira, nyiri modoka akabwira igisambo ati uyu munsi nagiye gufata ibisubizo byanjye kwa muganga, bambwira yuko narwaye kanseri, kandi kanseri yanjye yarenze umubiri, kigaje igihe kitarenze umwaka nkahita mpfa. Urumva ko nyiri imodoka yari afite ubugome budasanzwe, umujinya, yari azi ko zigiye kumara igihe kingana umwaka umwe kuba ku isi. Bari bakiganira kuri telefone,
none mwebwe muri gufata ubuzima mukabwangiza, mukabufata nabi, mubwica. Gusa kuba mumaze kuganira, cya gisambo kiza gufatwa n'isereri kubera inzara, kiba kirasinziriye. Arangije igisambo cyanjye gifata ibipapuro kirabirya byo mu modoka, kirabihekenya kubera inzara, kirebe ko cyamara iminsi cyangwa se amasaha akicuma. Hehe, uyu ni umunsi wa gatatu igisambo kiri mu modoka. Cyatangiye gufata inkweto, imfunguzo, imyenda, kibishyira ku ruhande ndetse n'iyambunda. Gifata udupapuro kigenda cyandika, gishwaratura, kigenda gishyira ku modoka, gishyiraho utuntu tw'utwapa cyandikaho uti nyiri imodoka ashiye kunyica, ariko umurambo wanjye hasi azasigara utumenyetso hirya no hino, bazawumubaze, namara kunyica bazasigara bamukurikirana. Ndetse iki gisambo gitangira no kurira, ibintu byari byakaze cyane. Hehe, ibaze nawe cyagifite isereri iminsi 3 utari warya. Igisambo kubera cyari gifite imyota yakishe, ndavuga icyaka, cyafashe agacupa kikanyaramo kinywa inkari zacyo ngo kireke iminsi ikomeze kwicuma. Kiri gutekereza ati sinari nzi ko nakisanga muri kondisiyo imeze gutya, iyi situwasiyo irakomeye, hari ahantu ushoboye kugera nawe ubwaho ugafata inkari ukazinywa, iyo ugize amahirwe ukanazibona rega. Hehe, aho kandi kiza kubona ikindi gisambo kije kwiba imodoka, gitangira gupfumura. Kumbe icyo gisambo kitarapfumura imodoka, abaturage bo muri quartier bose bagifata, batangiye baragikubita, ibisambo byarabajengereje. Igisambo kiri mu modoka cyumvaga kibonye ikindi gisambo kigiye kwifungura basi, none biza kurangira icyo gisambo bagifashe, ntiyamenya ko hari undi muntu uri mu modoka. Abo baturage batanigendera, bamara bamaze gukubita icyo gisambo bahise bigendera ako kanya, nta kwego bavuga ngo bamenye ko hari umuntu ukiri mu modoka. Uyu ni uwundi munsi ugiye kwira, iki gisambo kiri mu modoka. Icyo gisambo cyaje gifata agasazi ngo kirebe ko cyakarya, ariko biranga. Mu gitondo none no mu rukerera cyumva ya telefone irongera sona, iri mu modoka. Ni telefone imubwira ati aho mu modoka harimo akantu ko kurya, ni wa muganga uri kumuhamagara, wagafata ukakarya. Umusore ahise agafata atangira kukarya, akimara kumara kurya ako kantu ko kwica inzara nyine, ndava henda nk'ibiraha, utundi tuntu tuba twaho ngo tworoheje. Akiki gisambo gikomeza kumubwira ati unyinyohereje amazi n'itabi, wamfashije cyane. Icyo gisambo gikomeza kikareba uko muri quartier hameze, ababyuka bajya kuryama, ukuntu bakoranye muri iyo quartier, gikomeza kugenda kibireba. Ariko haje kunyura umugabo wari wamfunguriye muri iyo quartier, agenda asabiriza, atoragura. Agiye kubona uwo musaza ugiye gutoragura mu muhanda muri kuberi, yari amaze iminsi uwo mugabo umubona hanyura, akafata amapome yaboze, uronji twaboze, kabari twagenda. Gusa uyu munsi uyu musaza wari waje muri iyo quartier agenda atoragura, yagiye kubona wa musaza noneho atoraguye pizza nziza. Hehe, ayitoraguye muri puberi ari kugenda yirya. Iki gisambo gitangira kumugirira ishyari, nk'iyi nzerere ziranga, itangiye kurya pizza, ngende mu modoka, inzara yanyishe. Hehe, ukagenda ukabona wa umumarine ari kugenda atoragura ibintu hirya no hino, ukavuga ati ibi bintu ari kugenda atoragura ni njye byakabaye kuba byagenewe. Kavuga ati ni umwana. Mbibutana mushaka kujya munkurikirana, mugende murebe be nimero yanjye ni 07 11 9 2 9, ubundi tubashe kumanukana. Izi ni inkuru zigiye kujya ziza buri munsi, nubwo zigoye ko zikora, ariko nta kundi. Ndega ndabakunda we. Akiki gisambo cyakomeje kugenda kimenagura imodoka, ariko gikomeza kugenda gicika intege. Hari akenye cyaje gupfumura ku modoka, agerageza kugasakurizamo. Cyagerageje gusakuza muri aka kenge gatoya ngo kirebe ko abantu bagitabara, ariko akenye gakomeje kuba gatoya, ijwi ntiryabasha gushoka habe na mba. Iki gisambo hehe, biraza kugenda gute? Reka tukomeze tukurikirane. Wowe ugiye guhita ugenda, komeza wirebere
ndetse unumve neza kandi ukoreshe comment hirya no hino. Muri maso ndabakunda nanjye nkuko mubingaragariza, ariko ari nimwe dukorera kandi imodoka risa ubundi proof nta bintu byari gushoboka. Iki gisambu kimaze kumva yuko ibi nabyo gifite byonyine kijya kubera imodoka irongera hamagara, naje kumenya ko ufite umugore witwa Ayolina ndetse n'umwana wa Lionel. None iki gisambu yavuga ati umugabo nagerageje kwibira imodoka ashoboye kunyicira umwana n'umugore. Gusa nyiri imodoka aramubwira ati impamvu namenya amakuru y'umugore wawe ni kumanza ngo njyaho ndebe impamvu wiba, ariko nanjye gusanga ufite famiye nziza cyane, kuko impamvu nafashe $100 by'idolari mbiha umugore wawe Ayolina mubeshya yuko ari wowe wabimaye, ko wabitomboye ngo bimwohereze, ko wabitomboye muri loto. Abantu murabizi ko babitombora amafaranga, namwe mugende mujye mugerageza amahirwe ntawamenya. Mugende hirya no hino. Mbibutsa ushaka kwivuza hamagara muganga Hakizimana Valence, izo ni nimero murabona kunuza, namwe muraza kugenda mubibona gake gake. Nimero ni 079 015 29 76. Umuhamagare abaha imiti myiza, indwara yose ufite uziko itandura umuhamagare. Dukorera ari Kigali mu nyubako ya Sosiyete muri floor ya 2 hafi aho ngaho. Gose namwe mwere gukomeza umunsebye, abantu murwara imihango ikabababaza, mugende namwe babaha imiti myiza. Hari ikawa nziza, ikawa icyayi cyacu. Reka turebe uko iki gisambu biza kurangira. Se wari gutekereza biri burangire gute? Iki gisambu namwe abantu mwiba hirya no hino, hari igihe namwe bari kubigira imigambi. Ibaze nk'iki gisambu ko kiri mu modoka utafungura, utavanga ijwi rigere hanze, inzara ikakwica. Reka twikomeze ku mujiro wacu nagutinda. Umugore wawe namushyira $100 by'idolari mubeshya yuko ari wowe yatomboye, ahantu wayatomboye nyine wagiye ukina, ahantu wabetinze kugira ngo agure inzu ndetse abashe no kwishyura umwana. Wowe ugomba gupfira mu modoka yanjye, ntago nakureka ngo ugende, ariko umugore n'umwana wawe ngomba kubafasha. Nabahaye n'inzu ndetse hari n'amafaranga ari kurengaho ku buryo umwana aziga akarangiza. Ndetse sibyo gusa, nyiri imodoka kumeza kubwira iki gisambo cyitwa Siro Enrique niwe nyiri modoka. Nagiye kuri polisi, mushuti wanjye yanyibeyeyo amadosiyo yawe ndetse nimero n'iki byose by'irangamuntu. Bambwiye yuko wigize kwica umuntu. Gusa unamusera kumeza kubwira ikintu gisambo, uwo muntu nishe ni umuntu ari mfite garage, nagiye kumwiba mfite imbunda, ashaka gukora icyumba ngakinjome. Ako kanya mpita murasa ndi kwitabara, gusa ariko baramfunze. Igihano cyanjye naragikoze, kwica umuntu narabikoze, igihano byararangiye. Gusa nyiri imodoka aramubwira ati kuva uri mu modoka yanjye wagerageje kuyiba, urupfu ni wowe rwaturanyije, ni wowe nta wundi, kuko narahiye ko nta wundi mujuru uzongera kunywa imodoka ahubwo azayipfiramo. Ndetse iryo joro ntabwo icyo gisambo kigize kibona ibitotsi, kuko ntacyamenya amakuru y'uko nyiri imodoka ari umugome cyane. Aho yaramubwiye yuko agomba kwipfiramo ndetse azayifungirwamo paka yipfuye. Yavuze ko atari umugore azayiguma paka yipfiriyemo. Iryo joro ntabwo icyo gisambo cyasinziriye. Ako kanya ariko akoze kuri buto y'imodoka, abona imodoka iratsa, ahita yakukaya imodoka asubiza inyuma arayigongesha. Amaze kugongesha imodoka, ikirahure kivamo ndetse kinavamo, ikirahure kirasohoka. Ariko arangije mu nzira kugenda yase cyo kukaramantasiyo hafi, ahita afata amazi aranywa, ahita afata na pizza ajya kwicara manza rye. Yarafite inzara, igisambura byumva cyashonze, nawe ucitse wagenda ukarya. Ako kanya yataza umusekirite kuko mbona se ubusa nk'inzereza, amusora mu modoka. Umusore sarasa umusekirite, kumbe nibyo kurota kiri muri iyo modoka. Ntabwo iyo modoka yagize yaka ngo cyangwa isohokemo. Ni ibintu buri kurota nyine, kwa kundi uri gutekereza ukavuga ati ibi bintu bibaye ntahita ngenda gutya. Gusa abonye inzozi zabagomeje kuba mbi, ngo warose nabi burinda bucya. Yagiye kumara iminsi 7 mu modoka, akora pistori
ngo yirase katurebe ko yirasa, gusa ariko atarayica. Ako kanya telefone irongera sona. Igisambo kikomeza kibwira nyiri imodoka ati mbabarira ungure muri no modoka cyangwa mfite imbunda nirase. Gusa nyiri imodoka mbwa ati nushaka wiyice ntabwo muri iyo modoka. Umusore afata isasu ashyira mu kanwa ngo yirase ariko biranga. Ako kanya agiye kubona imodoka abona amatara y'imodoka aratse, abona hari umugabo uri imbere ye. Kumbi yari Enrique wa musaza w'umuganga yaraje. Kuri telefone ambwira ati ninjye bita Enrique. Nibwo ariboneye noneho isura ya nyayo yamushimuse. Muganga icyo yakoze yahise aza mu modoka ahita apfuriza mu modoka kubera umunuko wari urimo. Ageze mu modoka nta kindi yakoze, yahise atangira kuvura igisebe cy'uyu musore wari wikomerekeje, amukuramo isasu ndetse aranamupfuka ku kaguru. Urumva ko umugabo yari yaje afite inuza. Gusa uko umuganga yarangayeho gatoya, igisambo cyahise kimurasa ako kanya, gusa isasu ryaramushwaratuye. Muganga yahise akubita igisambo cyashaka gucika akigarura mu modoka. Gusa ako kanya kigarura mu modoka ngo gifunge bya burundu. Ako kanya umupolisi ari kuri poturaye abona batunze imbunda iki gisambo, ariko akomeza yiregura avuga ati iki gisambo kigiye kunyiba, niyo mpamvu nagitunze imbunda cyanyibye imodoka. Gusa ku bapolisi ibyo ntabwo bikora, baravuga ati reka muduhe umuntu tumukurikirane, amategeko nta kwihanira. Gusa Enrique yakomeje atunga imbunda igisambo. Abaturage bo muri karitsiye barahurura bose bahageza baza amasaha agenda yicumacuma, amasaha aba menshi. Uyu mugabo yafashe igisambo imbunda, ndetse uyu musaza akomeza kutubwira ati babwira abapolisi uyu mujura waje kunyiba sindumurekure, ndamwica kugira ngo ndamwica munzanire abashinzwe ubutabera mu gihugu, mbereke ikibazo dufite muri no karitsiye. Ndetse uno muganga abaza uno mugabo, hari haje abashinzwe umutekano, abanyamakuru, abaturage bose bari hano. Ni abantu bagiye bafata amaferabeto, ibintu binini cyane, amacupa ku bipangu kugira ngo baje batabiba, ariko ibyo kintu nta kintu bimara. Akavuga ati abaturage bari hano bose amakamera ibihumbi n'ibihumbi, ariko ntabwo bituma abajura bataza kubiba. Rimwe na rimwe bakanabica baje kubiba, akacyara agahinda. Gusa abaturage akababwira ati abaturage mutuye muri karitsiye, uyu ni umwe mu bajura bari batujengereje, sitamwice cyangwa tumureka agenda. Abaturage bari aho ngaho bose baravuga ati icyo gisambo cyice, n'ubundi bajura batujengereje. Polisi tugira ubwoba n'abashinzwe umutekano bagira ubwoba k'abajura bari barazengereje no karitsiye. Nta muturage wese yafashe umujura no gupfa yanapfa. Wakundi waka umuntu telefone ukabona amajomba n'icyuma aho nuko umwica. Basi mwagiye mubaturasira ariko bari kubwira ushinzwe umutekano. Iyi karitsiye naho niko babimeze. Uyu mugabo arimo arabaza abaturage tumwice cyangwa tumwihorere. Ngo abaturage bagasubiza tumwice, n'ubundi yaratuzengereje. Polisi ihitana umuntu wo kunegosiyana n'uyu muganga ariwe Enrique kugira ngo bamuganirize. Umuganga uje nako negotiator Juri Amadi ariwe unegosiator wa polisi kugira ngo yumvishe no muganga naze kurasa iki gisambo, no kugira ngo amuhagarike. Amasaha 5 bwo yaramaze gushira bicaye mu muhanda, ndetse iki gisambo cyatunzwe imunda cyacitse intege, ntaga gisigaranye, nta ntege ntaki. Umuganga yakomeje gutuka abayobozi ababwira ati ukuntu mutashoboye kurinda umutekano kugeza ubwo igisambo ngiye kugifata nka cyica. Gusa no musaza ubuje ni ukugira ngo izi mpande zombi azigabanye, ariko nugumza muga ati nukugira ngo ubone ubutabera. Kwica umuntu ntabwo bivuze kubona ubutabera bwa nyabwo. Ndetse uyu mupolisi akomeza abwira uyu muganga ati gufata imbunda ukijuje kisambo nta kintu bivuze kukumarira be namba, kuko uyu siwe mujura uri muri no karitsiye wenyine cyangwa uri kuri ino si. Iyi si ifite abajura benshi cyane.
kwica umuntu umwe ntacyo biri kumarira habe namba, kuko ntabwo waba bamaze ibijiro byose biri kwizi. Gusa nanone Enrique akomeza atubwira ati sinabanisha abajura bose, ariko hari umusanzu n'abanshyizeho kurwanya ibisambo biri ahangaha byatujengereje. we yari ameje nk'uwamaramaje nk'uyu musaza cyane, koko yari yarahawe kwa muganga kasigaranye umwaka umwe ku isi akahita apfa kubera arwaye kanseri yamurenze. Niyo mpamvu ari kuvuga ati reka nanga isomo basi nzicyo ngendana. Ako ni agahinda ndetse ni depression cyane ikomeye. Gusa nyuma y'akanya babonye yuko umujura aje gupfa, bohereza umupolisikazi azana amazi bamuzagifatira imbunda igisambo, amuha akabizu. Uyu mugabo yafashe ikiganza cy'uyu mukobwa wari uzanye aya mazi w'umupolisi, amuha akabizu ku kiganza, arangije afata amazi bari bamuzaniye ayaha iki gisambo. Yakomeje amufatiraho imbunda amasaha arenga 5. Abaturage bamuje kumushyigikira mwice, ariko umupolisi akomeza abwira ati Enrique uri umugabo wize pe. Gusa nanone ikindi gikurikira, uyu mugabo waje kubuza imanza zombi akomeza kuvuga ati umuryango wanjye nanjye warapfuye warashize ndi njyenyine. Gusa ibi byose niko mbyifuza birangiye, uretse iki gisambo kikarigenda cyangwa tukajya kugihana, ubutaha nazagusura njye nawe tukaganira tukanywa byeri, kuko nabonye uri umuntu usobanutse. Ndetse nanone umupolisi arongera amubwira ati ese muga urashaka kwica no mujura? Aba banyamakuru bari ku kamera, ndetse umukobwa wawe aramutse akubonye n'umwuzukuru wawe yasigara kwibukira yuko dore wa musaza wishe igisambo. Ushaka icyo bazakwibukiraho cyangwa ushaka ko bazakwibuka nk'umusaza wari inyangamugayo? Ibyo ngibyo amagambo akora ku mutima wa Enrique wa muganga, ahita yinjira mu modoka ye. Ako kanya akimara kwinjira mu modoka ye, igisambo bahita bagifunga bagitware. Abapolisi bakaza ari benshi nanone basa nk'abari gusatira abapolisi bakaza ari benshi cyane, baza basatira imodoka ya wa musaza Enrique, kuko nawe aba yafatiyeho imbunda umuntu yanabatindije ngo nabe ko bamuhana cyangwa. Gusa nanone babona asohoye telefone ayishyize hejuru y'imodoka itangira gusona. Gusa wa musaza mediator ahita asubiza abapolisi inyuma, iyi modoka ishiye kurimo igisasu, ndetse imodoka ya wa mugabo ihita iturika. Umusaza ahiramo cyane ko n'ubundi yari yarihebye, nta kintu yavuga ati ndaramira none nsigaje umwaka umwe gupfa, ubundi reka apfira mu modoka nta kundi. Gusa umusaza arababaje. Gusa umusaza yagize depression yo kuvuga ati bishobora byaratujegereje, igisambo bagifashe bajya kugifunga. Iyi ni toroma rega, iki ni ikibazo. Ibisambo byiba wabifata byose byarangiye umugabo yiturutije. Gusa wa mugabo Siro ariwe cya gisambo cyaje kugira ubwoba kiranahangayika avuga ati se kuki duhangayikisha abantu tukabiba tukabona batera depression yo gutuma abantu biyahura. Gusa kandi ibintu byose byo gukurikiranwa biri kurebwa kuri televiziyo ahantu hose, ukuntu abajura bajujubije abaturage kugeza aho umusaza yihanira agafata icyemezo akavuga ati ngiye mfite depression yo kuvuga ati yo kwica umuntu. Ariko hari abantu banga abajura akavuga ati ngiye ngufasha nahita nkwica. Ibaza ari wowe ufashwe. Ibaze nawe, ibaze ubaye uri umujura, ibaze uri umujura utera abantu depression. Gusa iki gisambo cyatangiye gifite ubwoba, gihita gihitamo no guhinduka, kiravuga ati reka mpinduke, uko kwigwa ntera abantu depression ntabwo ari ibintu bya nyabyo. Gusa wowe iyi nkuru yumvishe ute cyangwa se iyi filime uyibonye ute? Gusa nari Peaceboy nk'ibisanzwe, ujye ukanda subscribe kuri Peace TV tubashe kumanukana buri munsi nta gutinda. Ubundi hejuru haba hariho comment ibiriho link y'izindi video tuba twaragiye dukora, nawe ntutinde ukande subscribe nyamuneka. Ubundi Imana iguhe umugisha. Mbibutsa abantu murwaye indwara
zitandura. Hirya no hino mwese mugende mugane muganga Hakizimana Valens, utwarikiye kuri WhatsApp tuguhe ukuntu mugeraho byihuse. Iyi niyo yonyine hano mu gihugu iri kubasha kubikora bikagenda neza, kandi ni nayo muntu uri gutanga imiti myiza.